baba bari muri dimension hejuru kuruta abayisaba. Nunajya gusenga uzaba umunyabwenge, uvange kuramya no gusenga ubivange. Ariko nuza mu nzira yo gusaba gusa ikaja kuri liste y'abayisabye, irasanga atari wewe wihutirwa, abamerewe nabi kukurusha aribo. Ariko nuza mu nzira yo kuyiramya, aho ntigihasubiza inyuma, hari hejuru y'ahandi, uba wanyuze mu nzira direct igerayo. Nico gituma Dawudi yasubizwaga kurusha abandi, yarabanzaga akavuga ibihambaye Uwiteka yakoze. Timubyibuka neza umunsi ajya ahuye n'intare, timuzi ko intare yabanje kwiririmbira, akabwira ati iyanyiciye idubu irananirwa kunyicira intare. Intare abanza kuyibwira idubu, imbaraga z'Imana zitati nibyo izisha idubu nizo zirahari. Intare ntiyahise ayikubita hasi kugira ngo aje kwica Goliyati, yabanje kumwibutsa ko yishiki iyishi idubu n'intare irananirwa umufilisiti ndakebwa. No, avuze gutyo imbaraga z'Imana. Okay, Eliya kugira ngo amanure umuriro, murabyibuka i Karumeli, uzi ko yabanje mu isengesho rigufi yasenze, ntiyahise avuga ngo Mana manura umuriro, iyagira uko byari gutinda. Ariko yarabanje aravuga ngo Mana ya Aburahamu, arayibutsa ibyo yakoreye, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. N'uyu munsi nibyongere bimenyekane kuri Imana ya Eliya. Tukamye tugisenga, Imana tuve nimuhagera, umwe asenge ahagaze mu mahembe, aharambikiye undi afata umuriro, umane nkamaza ninde ujya mu mahembe ninde ujya mu muriro. Yari imfizi iteye ubwoba kandi zitamenyereye n'abantu. Wa musaza kubera ari umuzehe haramba ngo urajya mu mahembe ngo nongeye ndaturuka hari inyuma. Muzehe tigeretse tugira Imana dusanga irembye, ariko itarembye rwose niwe weretswe urajya mu mahembe, kuko niwe wari wahanuye. Sinjye wabihanuye, ni wowe ujya mu mahembe ndafata umurizo. Ikarambiriza hehe ku isi, ngahe ndebera iyo Mana yicaye ku ijuru, ikarambiriza ibirenge he, ngahe bankumpimira inda yayo irangana gute? Mpimira inda yayo turebe uko yabingana. Uyose urakubitamo kawunga byemere, uratereramo akamasa imenye ko kagezemo. Ariko iyo mukubiseho indirimbo mugatega amaboko mukayishima, ibyo nibyo bijya bikora ku mutima, Imana igahaga. Nimuvuge ngo haleluya. Eyare ndabakunda cyane iremera muribe, nuko ntabishoboye ngo nobona igikombe se kibakwira mwese, nobona icyo mbaha mwese, kado mwese bakwira noyibona. Kuba ngo mufashe icumweru cyose cyo kuramya gusa no kugira gute, mbwirira ukwegereye ngo turi mu cumweru cyo kugaburira Imana. Umutwe, amaboko, amaguru, umugongo wende byose ngo bifashe guhimbaza Imana. Igitangaje kindi mu mubiri Imana twese, okay, ababishoboye bakora hamwe ngo bumve ko bafitemo imitsi. Irahari imitsi irimo, hari ufite umuhogo utagira imitsi. Iyi mitsi Imana yaremye ikiremwa muntu iragiporogaramu hano mu mihogo, kubera ko ari ijwi rinyura, ihashira iyi mitsi ingana na mirya ya kitari. Abahanga mu by'uburirimbyi baravuga ko hano haba imitsi ingana n'imirya ya kitari, kandi igabuye amajwi bingana na kuriya kitari. Igira imirya ingahe ariyo mufite? 6. Okay, ariko yose ko ari 6 nta uzuvuga kimwe n'uwundi, siko bimeze? Aha, ni ko Imana yabiporogaramu, iravuga ngo uriya muntu ngiye kumuha amajwi azajya anyura mu mihogo ye azamuwe n'imitsi hari. Imirya ya kitari ishira hano, nazajya ashaka ijwi rinini baze. Iyo si baze ntije, ushaka guhindura nkageza amajwi 6 cyangwa se 5, nyahinduriye hehe?
iyo ngize base mba nkoze ku murya wa base. Iyo ngize soprano mba ngaruye kuri soprano. Iyo nzanye alto mba nshize ku wa gatatu. Iyo nzanye tenor mba nshize ku murya muto. Iyo yose nicyo gituma hano baririmba bamwe bagakoresha umutsi muto bakazamura tenor, abandi bakazamura uwo hagati ukazana soprano, abandi bakazamura umunini bagasohora bass. Iyo yose iri hehe? Iraha aha mu mihogo, kugira ngo imibiri yacu ihinduke igikoresho kigiye kuramya Imana. Imana abamarayika ntibacuranga piano, amababa yabo yonyine gusa iyo bagurutse havugamo piano zose, gitari zose n'ingoma zose, byose biprogrammye mu mababa yabo. Noneho ngirangize natwe amajwi yose iya programa muri iyi mirya iraha. Dore ikibabaje, hariho abantu iyi mirya yaregurutse imaze imyaka 27 yararegurutse kubera kudakoreshwa. Yaba base yarakwamye, yaba alto yarapfuye, yaba tenare yagize ikibazo. Nico gituma uzumva umuntu yaje kuririmba gusohora ijwi rwose ukagira ngo none ni nk'agahebebye, ukumva ni ikijwi kimeze abandi asohora ijwi. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Yavuzwe ku bwa kanoni ari ukiyoboye. Niba bakomerejeho bazarikomeza, noneho mukazavanga mwese nawe tukabona muraje. Ariko iryo byanga bikunda muzaryishura. Iyo tuje tuba tuje kugira ngo turishimangire rigumeho. Ndasoma ahantu habiri muri Zaburi 103, hanyuma tujye mu Baroma. Mperuka kuvuga ku cyumweru, nje paye nibaza ati sikwijwi rirahari cyangwa ntaryo mfite, kubera ko mperuka kuvuga ku cyumweru kuva icyo gihe sindongera kuvuga. Kandi ku cyumweru nahagaze amasaha 10. Twari dufite guhimbaza Imana amasaha 10, saa 2 kugera saa 12. Nabwiye abakobwa banjye ati turahagarara amasaha 10 ashire, muricara wenda isaha imwe iminota 40 ngiye gusoma ijambo ka saa 9. Kuva uwo munsi rero sinari bwongere kuvuga ko nari numvise amajwi yagiye, ariko Imana ishimwe ndumva riri kugaruka. Zaburi 103 haravuga ngo, Zaburi ya Dawidi, umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Mwavuga ngo haleluya. Agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore busha bumeze nk'ubw'ikizu. Bumeze nk'ubw'ikizu. Buriya ahantu hakomeye cyane ntangaze n'uyu murongo wa mbere. Aya yavuze ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose.
ibingize byose ngo bimufashe guhimbaza izina rye ryera. Abaroma 6:13. Haravuga ngo kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. 16. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira. Ahakurikira uwo imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima. Tuvuge amen. Njye bambaye inyigisho ebyiri ndi buvugeho. Iya mbere iravuga kuramya Imana dukoresheje imibiri yacu. Umucuranzi wa piano yagiye, sinzi indirimbo rahise nibuka yo mu gitabo bazaririmba, nubwo ntaherutse izo mu gitabo. Iyo wamenyereye kwihimbira izawe, usanga nyine izo mu gitabo z'abandi ari nkeya umuntu asigara akoresha. Guhimbaza Imana dukoresheje imibiri yacu. Reka mbanze mvuga aka kantu. Ari ibintu bitatu njye natekereje nsanga ni ibintu iyo umuntu yamaze kwiyunga n'Imana, ibi bintu bitatu ntibigira igihe bikorwa, ntibigira n'ahantu bikorerwa, biba byarangiye. Ni ibintu by'ubuzima bwose bw'uyu muntu. Icya mbere ni agakiza. Iyo umuntu yakijijwe, agakiza si ikintu umuntu avuga ngo arakigira nimugoroba, ngo cangwe kize ku cyumweru, ngo cangwe kiza ari uko bakoze igiterane. Iyo agakiza wagakandagiyemo, birarangiye, urakamira kakakumira, Kristo ukamubamo nawe akakubamo, hanyuma ubukristo bugahinduka ubuzima buhoraho bwa minsi yose. Biranambabaza iyo aba bakijijwe barabaye abakristo b'amasaha 28, bakaba b'iminsi 7, bakaba bameze 12. Igice kinini cy'abatuye isi kiba cyarahindutse. Ariko dufite abantu ashaka gukora muri ministeri, bakazamenya ko agira Yesu nyuma y'imyaka 7. Iyindi myaka yose ahamaze nta kimutandukanya n'abandi. Oya, ubukristo ni nk'ubunyarwanda. Iyo uri umunyarwanda ntaho wabihisha. Nimumvugire ngo haleluya. Okay, wenda abagumye mu Rwanda ntimushaka wenda kubyumva cyane, ariko ababaye hanze yarwo ayo makuru bayamenya cyane. Gute? Winjiraga ahantu no mu ishuri gusa, winjira mu ishuri ryose rigahita rikureba, ugahita wumva bose ugahita wumva ngo Rwande byanditse se nabyanditse he? Ntaho wabyanditse,
ariko mugani wa undi wabwiye Petero ngo n'ingendo yawe ngo n'ingendo yawe irabigaragaza. Upfa kwinjira gusa muri Zaire igihe cya Mobutu muri 90 na kangahe ndabyibuka ngewe nge narabifungiwe kabiri kose bamva gusa ngo ngabaza mumfungiye iki ngo infraction tukubona ngo uri umunyarwanda gusa nta kindi. Iyo babaga bashaka amafaranga icyo gingabo za Mobutu zibonye umunyarwanda n'imari ishushe, imari ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo amafaranga yose ufite barayatwara kugira ngo bakureke ugende. Byari ibintu bikomeye. Ndibuka umwaka nakozemo ubukwe narongoye madamu wanjye. Icyo gihe byari bimeze nabi 94. Twinjiye muri 95 murabizi icyo gihe kubera intambara yari mu Rwanda 93 na 4 jenoside yakorewe Abatutsi irangiye 95 tension yari hariya kuva mbayeho. Hanyuma 95 gukengeho mu kwa kabiri kigenda bonye ingabo zivuye Kinshasa zikomeye bazivuga bazitangwa basarume bakibintu bene ibyo tubatinya kubi ngo bageraho twari dutuye reka babone abantu baze kubasuhuza babakirira kwa papa kuko yari revera w'itorero. Kandi icyo gihe muri Zaire ibice bimwe abapastori n'abashefu nibo bantu babaga bubashwe, akaba ari nabo bafite n'amazu nk'ameza yakwakira abashitsi. Noneho abashitsi banyocyero bazanaga kwa papa kubera afite inzu nini yari yarubatse. Babicajemo reka bwire madamu ngo aje kubazimana babazanire ikibenubo ngapfe kuhinjira ngabanyureho barebye umukobwa w'inzobe gishaka umaze umwaka umwe. Reka babe ngo ntibishoboka ngo umukobwa nk'uyu ngo ntiyaba hano ngo komanda agomba kugenda mutwaye. Icyo gese nzafata byibagiwe. Umwana w'umukobwa warezwe n'amata wagize gute ngo bamurebe gusukunda se atuyategereza kuba mukakomanda mukuru. Byasabye ko baruha baramuhisha baramubwira ngo nacikarebe yigendere arebe yajya arahunga. Ngira ngo ese mbandi umupfakazi mbandi igiki mbandi umunyage uraho ngaho gusa. Arama ati uyu nukumutwara tukazagera Kinshasa tariko none muze ati ibintu byakomeye. Urabyumva ko byukuri hari umuco w'abantu, hari imvugo y'abantu, hari imiterere y'abantu udashobora guhisha nubwo wabigenza gute. Uko nyine uko twageraga ahantu hose userutse bagahita bavuga umunyarwanda bene byaba ngombwa niba ari byo bakwaka bakabikwaka. Ni nako bigomba kumera ko ahantu hose ngeze bahita bamenya ko ndi umukristo. Bakabona identite ya Yesu, bakambonamwe amaraso ya Yesu muri nge. Muracumvisha icyo tuvuge haleluya rwose. Icyo naringiye kubabwira ko ubukristo iyo ugihawe ni rimwe gusa. Ntusubira kuvuga ngo ndagira ubukristo aruko nagiye mu misa, ngo ndagira ubukristo aruko nagiye mu giterane. Ubukristo ni ubukristo amasaha yose kuva bungezemo. Kuri uyu bunyarwanda nta wabucomora mu muntu uko umuntu yaremwe nuko yavutse ngo abyikureho. Ni nako utakwikuraho. Ubukristo wamaze kumira byararangiye. Iyo byakubayeho. Ubwo rero icyambere niba mushaka kuramya Imana uko yishimira, ni mwemere ubukristo bugaragare no ku mibiri yanyu babubone.
mureke kubuhisha ngo zatubwerekanaho oya, murabuhisha se ni bubi, murabuhisha se buteye isoni. Sinzi abo ndi kubwira hano, nzi ko mutajya mubuhisha, ariko nyine ndi kubwira abo bantu ndi kubwirana cyane rwose. Kwa gatandatu hari umugabo wanshimishije cyane, twari dufite igiterane Zion Gatenga, twigishanya nawe, ni umudokiteri afite ibintu akora n'ibyo ayoboye beno. Ngarangiye sinzi, turangije no ndabwiriza, ndangize nyuma twicara hari imbere, ibibazo birabazwa. Muri bya bibazo bamaze ubujya yamenye kujera gute ubukristo niyo mirimo yose afite akora mu gihugu agira gute bene uko, ntabwo yagiye ahura n'ibimusitaza ngo bitume yasubira inyuma. Avuga ijambo aravuga ngo ahantu hose nakoreye hose habaho kihagera. Icyambere uko bamenyaga amazina yanje bwajaga kwirana, nababwiye ko ndi n'umukristo, tugahita tubana bazi uwo ndiwe, bagatangira icyiza cyose nkoze bagahita bavuga ngo ni umukristo. Biraruha, abantu bakaruha, bagasigara bamwubahira icyo kintu, noneho bakabona indangagaciro afite zidasanzwe, bakabona ko ari ubukristo nyine. Kandi ubukristo burazigira, kunda kubibwira abantu muzabigenzure. Uburere bujya buduha kuba imfura n'inyangamugayo, siko bimeze mu Kinyarwanda. Muzabirebe, muzamona ubu dusigaye tuvuga none narume none kwa gatandatu narume. Bavuze, umugabo umwe yavuze, kuko byari ibintu by'imiryango, aravuga ngo nimba ari muri 2020 na rimwe kugera makumyabiri na kabiri, aravuga ngo abakoze ubukwe mariage zabaye muri iyo myaka 20 kugeza 22. Aravuga ngo yagiye kugira ubushakashatsi ajya kubibaza no mu nzego, ni ibintu yarafite byanditse. Aravuga ingo 19,000 byakoze divorce, byagiye muri gatanya. Ndavuga ati moto imewaka kweli, tuzi ko umuriro watse tutabizi. Numva birantangaje rwose, ndavuga ati cyo ni ikibazo rwose. Niyo navuze ati igitangaje, kera mu myaka ya kera basokura ibisekuruza byo hambere mu mico ya Kinyarwanda, uziko batahukanaga n'uwagiraga abagore 2 cyangwa 3. Ngewe se wa papa yagiraga abagore se ni bangahe? Yagiraga yagiraga 2, abo nasanzeho, reka mbe mvuza. Hanyuma ndebera abo basaza n'abakuru be narababonye, n'abarumuna be narababonye, bose bagahari, bisaza byiza cyane bya kera, bafite abagore benshi, umwe 3 abandi bene ibyo, akabatunga bose, akabubakira mu rugo rumwe. Mu buryo wagera ukagira ngo uyu ni mukuru w'uyu, uyarakurikirwa n'uyu, bakabana bose bakundanye, basabana nta nduru. Bakubaha umugabo, n'uwabaga afite umwe yamugiraga iteka ryose. Kumva ko abantu bahukana, abantu batandukana, ngewe mu matwi yanjye kugira ngo mbibone bwa mbere nabibonye ngeze mu mujyi wa Kigali. Kuva mvutse ngakura ngashaka nkabyara umwana 2, kuko naje Kigali mfite 2, 9 n'umunani gutyo. Ndebera ntarabona umuntu wahukanye. Iyo bari bafite iki? Bari bafite indangagaciro zikomeye, uburere, umuco, bibaha indangagaciro, birasaba bibahindura kuba imfura. Ariko mbabwira ubukristo ntibuza kutugira imfura,
hejuru y'imfura habaho abakiranutsi. Turahari tuvuge haleluya. Iyo urenze ubufura haza ubukiranutsi, kuko bwo ni umuntu mwiza kuri bose. Igituma mvuze ngo ari hejuru nuko ari mwiza ku bantu agaso akaba no mwiza ku Mana, kuko basokuru banjye bari imfura zitabaho, ariko ku Mana bari babi cyane. Niyo nayisengaga yari amakofi, byabaga ari ibintu bikomeye. Havamo umwe basiwe mbyibura yari n'umukatolike, yazaga ajya gusenga yagiraga n'ishapura ibintu bene ibyo ngibyo, byibura uwo ngo tukava uyuwe kameme. Naho undi we yarinze apfa atavuze izina rya Bikira Mariya, ngo kubera ko umugore we yitwa Mariya, ngo narivuga ngo kongwa azoba yuwasha umugore cyane, ngo ifura ngo umunsi umwe ngo bamujyane mu misa, sinzi ukuntu imbaraga aririmbo, nimba hari aho basenzera bavuga ngo Yesu umwana wa Mariya, ngo bahagerewe yamavuga ngo Yesu umwana ngo wabutenderi, avuga izina rikuru ry'umugore we, yanga kuvuga izina rito. Icyo gihe bo nta mugabo wavuga izina rito ry'umugore we iri risanzwe, yavuga izina rya rikuru. Nuko bari bameze. Uwo rero witwaga ngo ni nkawe wizi, wajyaga mu misa cyane buri gitondo. None nkareba nkasanga nawe ni idini n'imigenzo, ariko Kristo muri we ntawubona, kuko yinywera gutuyoga yabaga afite inkono atajya asiga. Ndibuka ariko ntiyorara adasomye ishapure agiye kuryama. Umunsi umwe yarayisomye pe, twarararanaga turi nge n'undi tuvukana. Ndibesha ngiye kujya umuntu aza kwega ishuka ngo nyikwege, sanga nateye umugeri ndawumutera. Yasomye ishapure arayimara afashe akaguru ngo atayoberwa uwamuteye umugeri. Ishapura arayizenguruka arayisoma ngo ayirangize. Mbwira iwacu ati umbe hafi ibyanjye byakomeye, iri sengesho nirirangira mbonye igitangaza. Arirangije gusa avuze ngo amina, tubona hinduke ngo inyana y'imbwa winteye umugeri ni iyi. Nuko bari bameze. Byukuri niho nigiye kumenya ko uburere n'indangagaciro ziguhindura imfura, ukemerwa ku bantu, ariko ntubu mukiranutsi kuko utabashe kugera ku Mana. Naho agakiza kaduhindura beza ku rwego rw'imfura, tukanarenga ubufura twebwe tukaba n'abakiranutsi. Ab'Imana yemera, ijuru ritwemere n'isi twemere. Imfura zemerwa ino, ariko umukiranutsi yemerwa ino akemerwa na hariya. Nicyo turusha ab'isi. Turahari tuvuge haleluya. Kimwe tugomba kumenya, Imana ituremayo yaturemye turi ibiremwa iremeye ikintu kimwe ca mbere, ibindi bigakurikira. Ca mbere mujye mubitekerezaho. Nugenda mu muhanda, nuryama mu rugo rwawe, uzokera avuga ngo niba Imana yarandemye mu byo yaremye, kimwe gikuru cyatumye indema, unyumve ibi byinshi mubona dukora, muzakurikira amateka. Isi kiremwa nuko Imana yari yayiremye. Byinshi uko bimeze siko byakagombye kuba bimeze. Yari yaturemye n'ibidutunga n'ibyiza byose byari bihari, ariko idushaka ikintu kimwe. Uko mu ijuru narishizemo ibiremwa bindamya amasaha yose bidahagarika, bigatuma nishimira ijuru nkirata icubahiro cyanjye. Bamwe bari imbere abandi bari inyuma bakubita makamba bagira gute, reka ndeme ikindi kiremwa cyo kimetiriza isi, gifite inkomoko muri iyo si mu butaka, ariko nahaye umwuka wanjye ngituze ku isi, aho kizandamya gifatikanye n'abamarayika uko bandamya mu ijuru. Niki kiremwa ariko kindamya kirihe? Kiri ku isi. Mu ijuru haba urufaye, mu isi haba urundi rufaye. Nkunde nishimira ijuru, nishimire n'isi naremye. Yari yaraturemye twese
ituremeye kugira gusa ngo tube ibiremwa bizayihimbaza igihe cyose. Nicyo cyatumye nishimira iriya korari. Nabonye mw'abamama, hari umwe nabonye ngo ndebe mu mutwe uko hasa, bituma ndeba bose tereka ngenzure ndebe. Munyumva, Imana ntiyari yaraturemye kuyiramya si ibintu dukora ngo aruko ndi umujene, no, kuyiramya nibyo bitatu naringiye kuvuga. Ubukristo ni ubuzima bwose, kuramya Imana ni ubuzima bwose. Ntibigira ahantu bibera, ntibigira igihe bikorwa, ntibigira ni ibintu bya buri munsi. Ahantu hose ngeze uko ndi umukristo bitavaho, ni nako no kuramya Imana bitajya bihagarara. Ni iki Imana ikunda. Umukiranutsi wubaha Imana neza niyo aryamye ntibivuga ko atari kuyiramya, kuko gutekereza kwe konyine, gutekereza kwe kuraramya. Kuramya Imana no kuyihimbaza birenze indirimbo. Kuramya Imana no kuyihimbaza si ukuririmba. Kuririmba ni igikoresho kimwe mu bidufasha mu biramya Imana, ariko kuyiramya kuzuye ni uburyo nyubaha byonyine gusa. Iyo wubasha Imana cyane uba uri umuramyi mwiza. Ubuzima bwawe bwose iyo ubayeho mu buryo utekereza kuri yo, ugira gute bene ibyo, uzamenye ngo uhagaze mu kibanza cyiza cyo kuramya Imana no kugira gute, no kuyihesha icubahiro. Ubukristo, kuramya ntibigira igihe, ntibigira n'ahantu, bibera ahantu hose umwana w'Imana ageze. Ngewe iyo ndi mu modoka nshaka kumva indirimbo zije, nagera mu rusengero nkumva ntaziri kuza, ibyo bizabimbaho. Najya mu gitanda nkumva indirimbo ziramanutse, nkaruha nkabyuka nkaja kwandika. Ntireka nyandike, kuko iyo ntayanditse njya kubyuka nkayibura ngasanga yagiye. Ubu byarakemutse no kuba umuntu afite telefone, afite iPad biki, uhita wandika byoroshe. Kera aho naza njya gushakaho nkuri kayi n'ikaramu kugira ngo nandika ku karirimbo katancika bene. Noneho nkibaza ni gute indirimbo nyinshi ziza ndi mu gitanda ntaba ngenda nkumva ntiziri kuza, ndavuga nk'izo guhimba. Niyo namenye kumbe kuramya Imana si ku rurimi gusa, ahubwo ni umutima utekereza ku Mana. Ukuhindukira, ukutekereza ni kuvuga ubukuru bw'Imana no gukomera kwayo. Noneho abantu bakajya kwibwira ngo kuramya no guhimbaza nuko duhuza amajwi n'ibyuma ngo niho twaramije. Oya, buriya n'ubundi buryo bwo kuyiramya. Hariya aho tuba tuje kuyiramya mu ndirimbo, ariko kuyiramya ntibivuze mu ndirimbo gusa. Imyitwarire yanjye yonyine ishobora kuramya Imana. Ibikorwa byose nkora nyikorera byose biri mu njyana yo kuramya Imana. Hanyuma ngashiraho n'indirimbo kugira ngo nabwo ubundi buryo bwo kuramya Imana. Kuramya Imana dukoresha indirimbo n'imibiri yacu ni urundi rwego. Bivuga ngo tugiye ku rundi rwego, noneho tugiye gukora ibintu bituma habaho manifestation, tubyerekane biva imbere, biba bigeze ku rwego tubikura imbere tukabizana inyuma. Iyo turamiriza imbere babyita ko ari tehira. Indirimbo za tehira zinihira mu mutima, aho umuntu ahaye avuga ubwiza bw'Imana, icubahiro cyayo, abivugira iriya atiriwe asohora amajwi. Uburyo bundi bwa kabiri rero bwo kwiramya nuko noneho tubikura ibwina mu mitima tukabisohora hano hanze, tugatangira kurangurura. Kuko Zaburi 150 ivuga, abayisomye ivuga ibyo mukoresha muhimbaza Imana. Muhimbaze Imana, muyihimbarishe ijwi ry'imyirongi, neberu n'inanga, ishako n'imbyino, amajwi arenga. Ibyo ni ibintu, ni ukuvuga ngo birya byari ko bitogota mu mutima,
noneho nibisohoke bivibure mu mubiri, bitangire gukorerwa hanze ku buryo bugaragara. Icyo gihe nukuvuga ngo muri dimension ya kabiri noneho yo kuramya Imana bivanze no gusohora amajwi kugira gute, kuririmba. Ico biri mu by'Imana yari yaraturemeye ngo tuzabikora iteka ryose. Ubikora uri muto, ubikora hagati, ubikora ushaje, ni ibintu byo gukora ubuzima bwacu bwose. Narabivuze, nabishimiye Imana rwose, nkunda kubivuga, nge narabitekereje nsanga nico conyine cyatumye nemera ko Imana yabushanyije umubumbe w'isi ari impamvu zo kugira gusa ngo igume yishimire abayiramya, kube bakoresha amajwi bahimbaza bikeme. Kubera ko iyi si yose yigira imwe gusa, Afrika na Amerika byose bikagendera ku isaha imwe, Australia byose bikaba ku isaha imwe, hari igihe Imana yogiye igera igihe ikarara nta ndirimbo ntabayiririmbira, kandi kunda indirimbo z'abayiramya amajwi ngo asohoke, kuko mu ijuru badaceceka no mu isi ntibaceceke. Ariko ubuhanga bwayo nge nemera ko ari we bwatumye bushanya isi. Afrika burakeye, Amerika mwe nibwire, ababirirwe baramya, ntimubona ko turimo hano mukanya twese turahungira mu mashuka we. Nitugerayo twese makuvureri mwayishizeho muvuga ngo burije turarushe turananiwe, okay. Amerika bose baraba bakangutse, abafata inanga kitare bazifate, aho twananiriwe niho bari bugire gute, batangirire. Tuvuge ngo haleluya. Iki kiravuga iki, uko mu ijuru badahagarika niko no mu isi badahagarika. Isi bahagaritse igice cy'umunsi, ndibaza ko isi yagiramwe ikibazo kitoroshe. Imana yishimira isi bitewe n'umwuka w'abayiramya ibyo bari gukorera ku isi, igahumurirwa. Igihe cyano w'abaramya barabuze, baragabanutse kugeza ubwo bashira barabura, ibonye hasigaye inzimwe iravuga toke reka mwe mbasohoremo ni hahandi, naho abandi bo ndabona byananiranye, kuko iyo muretse mwe nta wundi undamye uhari. Kubw'iyo mpamvu ndarokora usigaye undamye, umuryango umwe undamye ndawurokora, iyindi yose igomba kuva mu isi. Niko byagenze. Igihe cy'Isodomu n'umwe wari Sodomu uramye imusohoramo, abasigaye ataba rwose nta kigenda. Uyu byibura uyazambyarira abandi baramyi bazaramya, zategerereza kuri uyu. Aha, amajwi, uburyo imibiri yacu tuyiramisha. Imana yari yaturemye ni igitangaza. Uzi ko Imana yaturemye mu buryo buri porogaramme bujyanye n'uburyo nyine bwo kuyiramya. Iyo niko yari yarabigize. Iduha umutwe, buri umutwe ni centre y'imitekerereze igomba gutekereza ubukuru bw'Imana n'ubwiza bwayo, ukageza ubwo ubwenge bwawe bubyemera, hanyuma bukabutransfera mu zindi ngingo zose. Umubiri wawe wose ukemera ko Imana ikomeye, umubiri wawe wose ukemera ko Imana ari nziza. Byamara kwemera gutyo byose, amaboko agahimbaza icyo cyubahiro cyayo, amaguru agatangira kubyina, ubyina uvuga ngo yego iyo Mana irakomeye. Ingingo zawe zose zikavibura zivuga icubahiro cy'Imana, bitewe nuko byaturutse aha bitekereje hakurura Imana kwiriho, harabimanura ngo bigere mu mutima. Umutima uravuga ngo yego Imana iriho, wemeza ingingo zose zemeye. Amaso yabiri Imana yaguhaye, mbwira kwegera Imana ishime ko yaguhaye amaso areba. Aha, aya maso nta kintu na kimwe Imana idashaka ko kiyiramya kiri ku mubiri wacu byose. Aya maso Imana yarayaduhaye ngo nazajya areba
ikintu cyose amaso azakwereka uzakibonemo imbaraga no gukomera kw'Imana. Ni gute ujya ureba intare ntubonemo imbaraga z'Imana? Intare reba ingene iresha, ariko ubu igikubita hasi inzovu igakubita hasi imbogo, ariko ni igitangaza. Imana igaha intare imbaraga, yarangiza ikazigira nke. Imbogo ikazigira nyinshi, ariko ikazigira ibipfu, ikazima ubwenge, mu buryo intare imwe izinjiramo ari 100 igakuramo uyishaka, kandi zifite imbaraga zayirwanya. Ariko sinzi ukuntu nyine izijisha bene uko. Ariko biri ibikorera iki? Ibikorera ubuhanga bwayo gusa kugira ngo ibyaremwe bimwe ibigira ibiryo by'ibindi byaremwe, bikunde bibeho bitunzwe n'ibyo. Ibyo nabyo ikaba yabiremeye ikindi. Imbogo ntacyo zikeneye kurya. Mwebwe n'abahaye ibyatsi mube benshi, kuko ibiryo byanyu ari byinshi, hanyuma izitarya ibyatsi zibarye, kuko muri benshi mwe ntizabamara, mugwire cyane, muhinduke ibiryo bya ziriya zitarya ibyatsi. Okay, rero Imana igashaka ngo ikintu cyose tureba. Nicyo nkundira Dawudi. Nimuvuge ngo Dawudi, ariko Mana yanjye, Dawudi umuntu warebaga ikintu cyose arebye yagikuragamo indirimbo yo kuramya icyubahiro cy'Imana. Zaburi 8. Iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoke zawe n'inyenyeri n'ukwezi ibyo waremye, uburyo iyo mbirebye ndahindukira nkavuga ngo ariko umuntu ndiki kugira ngo unyiteho? Amaso yawe ajya ndeba, kuki atareba ukwezi n'izuba? Dawudi akagira ngo amaso y'Imana yose niwe ajya areba, ntamenye ko na biriya ajya bireba. Agatangara, ni gute biriya byabaho ukibuka ko mbaho? Aka kandi yongeze nanjye ndatangara. Ubu baravuga ngo isi tuwemwe n'abantu bangana gute abazakurikira bene ibyo ngibyo? Miri undebera izo zose ziri mu isi. Mbere ikiganza ukwegereye ngo ariko Imana ntirakwibagirwa muri izo zose wowe. Miliyari ziri ku isi z'abantu ushireho n'ibintu, ariko Imana ikanyuza amaso mu bazungu, mu bashinwa, mu barabu, mu banyafurika, ikareba nawe witwa nde, izina ryawe ninde? Okay, shira hirya wowe. Okay, irarivuze uko nyine irarizi. Ntiyibagirwe. Ariko Imana yarantangaje, ikareba bari Washington, ikareba bari Paris, ikareba bari he, amaso yayo akareba agakobwa kari Nyamagabe munsi y'urutoki cyangwa kari mu mirima. Imana amaso yako akakarebaho kari. Dawudi yatekereza ibyo, ndigiki kugira ngo Imana inyiteho? Hari izuba, hari inyenyeri, hari ibyo waremye. Mbwirira ukwegereye ngo nubwo yaremye ibihambaye irakwibuka, tishobora kukwibagirwa. Hari indirimbo Abayuda Abisirayeli baririmbye igihe kimwe mbi, barahaguruka baraduka bose aremba ngo Uwiteka yaradutaye, ngo Uwiteka yaratwibagiwe, Uwiteka yaradutaye refe, ngo Uwiteka yaratwibagiwe. Biri muri Yesaya. Barayiririmba ngo Imana nayo ibaririmbiriye igitero cyayo nayo igishiramo, iravuga ngo dore naguciye nk'imanzi mu biganza byanjye, inkike zawe zihozaho amaso. Ngo barangize baravuga ngo ko nta mirimo ihambaye tubona, ngo biragaragaza ko Uwiteka yatuvuyemo. Uwiteka ashyiraho igitero cya 4, bashyiragaho icyabo igashyiraho icyayo. Icyayo iravuga ngo n'abahetse mu kiru impinja
muzarinda imvi z'uruyenzi kibahetse. Ariko nkunda Imana mwa bantu mwe, Imana iziheka umugabo ikamuhekana n'umugore we igakubitamo n'abakazana iyamara igashyiramo n'abuzukuru bose ku mugongo umwe ikabaheka hamwe mwese. Pera ikiganza kwegereye ngo nimba uriho yakwirije ku mugongo wawe, yawugukuramo se wahirirwa kwera. Iyo ugukuyemo nta ibikorera iki? Iduheke hanyuma natwe tuyihimbaze gusa, nta bindi Imana ishaka. Sinzi ngo aho yigeze kubwira nimba ari Abisirayeli, nimba ari Salomo arinde, iramubwira ngo cyagiye ngo bazayubakire, ngo arangize umwanditsi aravuga ngo ijuru n'amajuru ngo ntibijya bigukwira, ngo ubuse nakubakira naguhiki ikindi gihe. Undi aravuga ati yabagaburiye imyaka 40 mu butayu, hanyuma ngirangiza aravuga ati mwabana b'Isirayeli mwe niki muzanyitura? Ngo bararebana ati dufata amasekurume y'intama 1000. Ngo Imana irabwira ati ayo rwose ndaho yakora mu nda yanjye. Abandi ati mutekesha amavuta y'Elayo, abandi ngo mugire ibiki na biki, ngo bagere hatabotanga imfura zabo. Irababwira ati no, icyo Uwiteka bashakaho nugukora ibyo gukiranuka no kugendera imbere ye gusa mumuramya mumwubaha nica ashaka. Naho ibiryo ngo arangize ngo ndarabwira ngo se niba twayigaburira ko yatugaburiye twayihiki? Hanyuma ngo mwaravuga ati iyicara ku ijuru ikarambiriza hehe ku isi, ngahe ndebera iyo Mana yicaye ku ijuru ikarambiriza ibirenge he, ngahe bankumpimira inda yayo irangana gute? Mpimira inda yayo turebe uko yabingana. Uyose urakubitamo kawunga byemere, uratereramo akamasa imenye ko kagezemo. Ariko iyo mukubisaho indirimbo mugatega amaboko mukayishima, ibyo nibyo bijya bikora ku mutima Imana igahaga. Nimuvuge ngo haleluya. Eyare ndabakunda cyane iremera muribe nuko ntabishoboye ngo nobona igikombe se kibakwira mwese, nobona icyo mbaha mwese, kado mwese bakwira noyibona. Kuba ngo mufashe icumweru cyose cyo kuramya gusa nugira gute? Mbwirira ukwegereye ngo turi mu cumweru cyo kugaburira Imana gusa. Ngibi biryo byayo icumwe iminsi 7 imbere yayo muyiramya. Ubundi abatuye isi majorite y'abizera n'abasenga Imana bose bayihora imbere bayijyaniye ibibazo byabo. Gusenga kuba ari ukuyishira ibibazo, siko bimeze? Mana we akaguru we yahindukira, ayiwe nyogokuru waka umugongo wacitse, yagaruka mwazaro bagasengera n'utumasa bagasengera n'amasambu, ngo n'amasambu ntacera, ngo ayiwe nginka ari umugabo mu Mutara none nankurikira arampitana no kuri kose. Nijoro yaje iwanje yaranzaniye inka, nagiye ndabwiriza Yesu, ndaruha Yesu muhwanya n'inka, ngo mugereranye n'inka. Arahaguruka atanga ituro ry'inka, aravuga ati niho ncumva Yesu neza uvuza inka. Ngarangiza arambwira ati nuzaza ujya kuvuga Yesu usumuvugana n'inka kuriya wavuze. Ay. Nta biryo dufite twagabura Imana ngo bisemere. Ariko iyo dukoze iki gikorwa kuba ngo tuje imbere y'Imana tutajyanye, igituma nari mvuze uwo nuko hari igihe yampamagara akambwira ngo
ngusengere ngo ariko ngusengere ngo n'inka ngo simwe zarwaye izindi zagize guze arabajya yimbwira kubera kwikundira inka ze. Noneho yumvise ubuhamya igihe kimwe navuze uburyo nasengeye inka, imfizi y'umugabo mwagiye kuyibaga kuri Bonana abazayirwa n'imipanga bose baraza bishimye ngo babonye inyama z'imfizi. Ati iyi Bonana ibaye ya mbere. Wa mugabo nyira yari kurira yabyaye inka zirenga 130, inyana 130, ngira ngo nimba ari n'ibimasa 5. Unyumvire ibyo tubasa 5 n'inyana 130. Gupfusha iyo byari bimubaje kurusha gupfusha n'umwana. Nuko abo bantu bari bameze n'inka zabo. None ngo ndebe agahinda afite, numva nanjye ndababaye ngo mare mbwira uwacu ariko ko twabuza abarwayi dusengera uyu munsi. Iyo dusengeye kiriya kimasa, kuko twagiraga abarwayi buri munsi batuzanira, twagiraga icumba abarwaye mapepa, abarwaye biki tukabasengera, hakagira igihe dushomera tukabura abarwayi, kuko twari dutuye abasenga bari benshi kuruta badasenga. Kuvanga iyo umurwayi abonetse mwaramurwaniraga, sinkikigari umuntu arwara akabura umusengera. None ndabwira ati ko twabuza abarwayi uyu munsi twagiye gusengera kiriya kimasa. Uwacu arambwira ati se inka zisengerwa se? Turozeri kidasengerwa twacizereye. Undi ati sha naraga nubava ngo usengeye ngo amatungo ngo azapfa. Tireka reka ibyo ni imitekerereze y'abapagani, tugende turagenda ngo tugere turi mu nzira. Uwo yari umusaza aravuga toke tubanze dusenge tubaze Imana uko turi buyisengere. Ahitaramye ngo dupfukame ahantu mwibuye basengeraga. Dupfukamye tugisenga, Imana tuve ni muhagera. Umwe asenge ahagaze mu mahembe aharambikiye undi afata umurizo. Umane nkamaza ninde ujya mu mahembe ninde ujya mu murizo. Yari imfizi iteye ubwoba kandi zitamenyereye n'abantu. Wa musaza kubera ari umuzehe haramba ngo urajya mu mahembe ngo nonye ndaturuka hari inyuma. Muzehe tigereze tugira Imana dusanga irembye, ariko itarembye rwose niwe weretswe urajya mu mahembe, kuko niwe wari wahanuye. Sinjye wabihanuye ni wowe ujya mu mahembe ndafata umurizo. Ahita arambira ngo umfe iyi Imana ivuze ani a, aho yavuze uhagarara ni uhagarara. Ngira Imana tugezeyo dusanga irarembye rwose, ntiyakunyagambura ntikibyuka hasi, ihamaze niba ari iminsi 5 no kurya ibyatsi ntikibirya, amazi araho ndikiyanywa bene uko. Dusanga abazayirwa baricaye nkamagana ngahe, bake banegosiya amafaranga bamuha ngo babage. Tuba turahageze ndagenda ndamusohora. Mbere yo kuvugana nabo banzu twumve tugiye gusengera imfizi yawe, kandi Imana yatubwiye ngo tuyisengere. None gatugiye gukora iyo acte prophétique yo kuyisengera. Ubu bakuyeho, banzu bakureho bigireyo. Abakuyeho bicaye haruguru, turaje ngo tugende turayisengeye. Pagaze mu mahembe nyine ko Nyagasani yavuze. Ndavuga ngo Nyagasani arahandindira nawe afashe umurizo. Turasenga ngo tumare gusenga. Imana yavuze ngo tuyizenguruke 3. Ninjye wayizengurutse 3 ngo turangize. Turangije gukora gutya, reka mbone ikimasa ko gikukuza imfizi guhaguruka. Ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu ihitira haguruka. Ihagurutse ngirone irajuguma ihagaze kubera inzara n'uburwayi n'iyo minsi. Ndagenda nkuru ibase y'amazi iri nkare ndayizanye. Rero yari safuriya nini nyishize imbere yayo, irengo yose irayamaze. Ibyatsi bari baronse ndagenda bikuru ndabizanye. Igeza irabiriye ngo irangize, irahagarara yivuga 3 ireba ishakisha aho yabona izindi. Mbwira wa musaza ati izi ni za haleluya 3,
iteye nanjye ngiye kuyisubiza ntere zitatu. Nge nahise numva ari haleluya yatanze. Imvugo z'ibyaremwe twebwe ntabwo tumva icyo zikoze, ariko Imana yizi ko biramya. Bibiliya ntivuga ko inyoni ziyihimbaza n'ibindi byose byaremwe n'amafi birayihimbaza. Aha, irangije mbona kirebe irazenguruka, mu kanya tubona ishinguye ikirenge ivuye harya, tubona imanutse umusozi babazayirwa bose, tubona ko bamanuka n'udupanga bose n'inkota zo kubaga. Ubwo batadutsinzaho, nyire yateze amaboko yapfukamye kararira ashima Imana, naho abandi imijinya irabamaze ngo simunabona aba tunakosa nyama ya bonane tinimuyikose rwose ntaco. Barababara nono abo nyine abo bene data Mutara rero arumvisha ubuhamya ko bagize guyo none iyo zirwaye ati sengera zimeze nabi ibintu byagize gute, ati bimasa bingahe byarwaye n'inyana zingasenga benuko. Rero tugasengera nyine benuko. Nico gituma navuze gusenga ni ibibazo byacu tuba dutwaye ku Mana, ariko kuramya nta bibazo tuba dutwaye, tuba tuyigaruriye icubahiro cayo, tuvuga ngo nyiri icubahiro ushakire cyose. Ngahe tubazanye none kuyiramya wishiriye icubahiro n'uyizaniye ibyifuzo n'ibibazo bye, ninde yakwakira mbere, ninde wayinezeza muri aba? Abazi rero ibanga ryo gusenga neza babanza kuyiramya kuruta kuyisaba. Kuyisaba bikaza nyuma yo kubanza kugira gute. Ntibivuga ngo ubanze uririmbe nimba utazi kuririmba, ndabivuga gusa mvuge, mbanze nyibwire gukomera kwayo, mbanze mvuga ubwiza bwayo, mbanze ibyo Mana wakoze ibi, inyanja itukura yarakamye niwe wabikoze, Yorodani yagenjeje umugongo niwe wabikoze. Ni ikindi mu gitabo nanditsemo ngo kirazira gusaba Imana ikintu utabanje kuyibwira ibyo yakoze mbere. Banza unyure mu byo yakoze. Mana wagiriye neza kanoni kuri ibi nibi, nimba nta byawe wibuka vuga ibya bene data, kugira ngo tubone aho urusengero rwacu rukorera, no kugira ngo tuhazingazinge tubake urusengero. Nawe ati Mana we, nari nanyuze hano igihe mwubaka hano narahanyuze, twebwe n'ikibanza ntacu twari dufite. Nyuze ku muhanda ngo ndebe igisengero cyazamutse, nahise katira amaferuji ya hirya ndagaruka ninjira hano ngo ndebe ibintu biri kubakwa. Urusengero rwaratangiye Remera, parika hariya ndaza ndazenguruka nshaka umuntu ubihagarariye, nza kumubona witwa Nirambere ninde wari uhari icyo gihe, Rambere ego, ndamusanga. Hanyuma nkora mu mifuka yanjye yose ngo numva amafaranga ariyo, ayariyo yose nayakuyemo ndayamusigira, sinagenda tubatse inzu ya Nyagasani ngo sige hirya nje buyizuzure ntacyo nahasize. Ahita aragenda ofisi arambwira ngo ntegereza, mbona zaniye fagitire, naga fagitire naga n'iresi, sinzi ibintu mwandikiraga abantu resi, ariko administration yanyu hano irakaze. Abandi yabahaye bari kubaka bene ibyo, nuko basigara ngo Imana guhumugisha gusa akagutunga ibiganza, nahiresi yoroha yibuka. Arayinzanira ati utanze ha wese turayimuha, arayimba. Niyo nabwiye Imana hashize imizi avuga tuwiteka, wowe nabonye ukoze biriya bintu hari iremera, n'ahandi nabonye ukubaka ziriya nzu zawe, unaniye kwibonera inzu hano. Uwiteka yarabikoze we, kuko namubwiye ko abishoboye. Umubwira ko abishoboye. Iyo amenye kuri rekonesa y'ibyo yakoze, biroroshe kugukorera n'ibindi. Ariko hari abaza ari abarakare akayibwira nkaho ntacyo yigeze ikora, no kumurema nkaho atari nawe yamuremye. Ariko urabona ibibazo mfite, uwamana urabivuga hiki.
wowe nturi kureba uko abantu bamvuga n'ibiki ibintu bene ibyo, akayibwira yitonganya atanayibukije na kimwe yakoze, kandi nyine ukumva ni umurakara uri aho, yayibona hafi sinzi ko atayifata mu munigo. Bariya basubizwa bitinze kuko yanyuze mu nzira itariyo. Ubwo ni uburyo bwo kuramya Imana bunyuze mu buryo bwo gusenga, kabanza kuyiramya, guhendahenda Imana yacu muri ubwo buryo. Nkabona kuyisenga nyisaba, ariko mbabwira iki, abayiramya baba bari muri dimension hejuru kuruta abayisaba. Nunajya gusenga uzaba umunyabwenge, uvange kuramya no gusenga ubivange. Ariko nuza mu nzira yo gusaba gusa, ikaja kuri liste y'abayisabye, irasanga atari wewe wihutirwa, abamerewe nabi kukurusha aribo benshi. Ariko nuza mu nzira yo kuyiramya, aho ntigihasubiza inyuma, hari hejuru y'ahandi, uba wanyuze mu nzira direct igerayo. Nicyo gituma Dawudi yasubizwaga kurusha abandi, yarabanzaga akavuga ibihambaye Uwiteka yakoze. Timubyibuka neza, umunsi ajya ahuye n'intare, timuzi ko intare yabanje kwiririmbira, akabwira ati iyanyiciye idubu irananirwa kunyicira intare. Intare abanza kuyibwira idubu, imbaraga z'Imana zitati nibyo izisha idubu nizo zirahari. Intare ntiyahise ayikubita hasi kugira ngo aje kwica Goliyati, yabanje kumwibutsa ko yishiki iyishi idubu n'intare irananirwa Umufilisiti ndakebwa. No, avuze gutyo imbaraga z'Imana. Eliya kugira ngo amanure umuriro, murabyibuka i Karumeli, uzi ko yabanje mu isengesho rigufi yasenze, ntiyahise avuga ngo Mana manura umuriro, iyagira uko byari gutinda. Ariko yarabanje aravuga ngo Mana yabura hamu, arayibutsa ibyo yakoreye nde? Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. N'uyu munsi nibyongere bimenyekane kuri Imana ya Eliya. Vuga ngo haleluya. Iyo ubikoze gutyo ugiye mu murongo w'abandi yakoreye, noneho nawe ubone kwishiraho. Hanyuma kuyiramisha imibiri yacu buryo Imana ishaka ko imibiri tuyiramye. Ubundi hari amaturo atanu. Amaturo atanu adasanzwe umuntu wese agomba kumenya ku Mana adasubirwamo. Iyo umuntu agiye ku Mana, icyambere ituro rya mbere Imana igishaka ku muntu, iranshakaho ituro ry'umutima wanjye, kuko umutima niyo Yerusalemu y'umwuka, niyo kapitale y'aho Imana igiba. Ntiwayiha umubiri nta mutima ngo izabona hiba. Ahantu honyine Imana ijya yicara, kandi igitangaza umutima uba mu intebe imwe, ntabwo ari ebyiri. Iyo wicaje Kristo aganza wenyine, iyo shitani yinjiye Kristo arasohoka. Ntibashaka kwicaranamo bombi, ni intebe imwe gusiba mu mutima. Uyifasha yifata ari wenyine. Rero buri Imana ibishaka ituro rya mbere ishaka kubayikunda, nibabanze bayiha imitima yabo yose, bayegurira Uwiteka abona haba. Kristo yavukiye Betlehemu mu murwa muto, baravuga nawe Betlehemu nturi muto mu midugudu ya Yuda. Ahantu hatima Yesu yarashaka kuvukira, Betlehemu igereranywa umubiri wose ni nka Isiraheli, ariko Betlehemu ni nk'umutima. Ahandi Imana ishaka kuvukira, ahandi Imana ishaka kokipa ngo ari ihaba, ni mu mutima w'umuntu. Ituro rya kabiri Imana ishaka ku muntu, nyuma yo kuyiha umutima, ituro rya kabiri ni ukuyiha umubiri. Paulo arandika ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Imana ihoraho. Aha, none se ngo dufate iyi mibiri yacu ari ingoro y'Imana,
twongere tuyihe ubusambanyi cyangwa tuyihe Beliyali, tuyihe Satani. Mbabwira ikindi kintu namenye, ntimubona ko twaje gusengera hano muri Anglikani Remera. Ubu twese turi gusengera muri iyi nzu, ariko icyabatangaza, Kristo ntari gusengera muri iyi nzu, Kristo ari gusengera muno. Iyo tuje hano, twebwe twinjira muri iyi nzu ye, nawe agahita yinjira muri iyi nzu ye, hanyuma agasengana natwe, ari muri twe, natwe turi mu nzu ye. Nuko byubatse. Ubwo rero ugomba kumenya ko ituro rya kabiri ari nako kuramya kwiza, ni ugufata umubiri wanjye nkawegurira Kristo. Hanyuma noneho wari umubiri w'ishaha na kamere, noneho ugahinduka inzu y'umwuka. Ndibuka Yesu abwira aba bantu bajya mu rupfu rwe, arababwira ngo iyi nzu nshobora kuyisenya, uru rusengero sibyo, nshobora kurusenya nkarwubaka mu minsi 3. Ibo bavuga urusengero rw'i Yerusalemu, ariko we yaravuze uruhe? Yaravuze umubiri we. Hari ahandi yabivuze, aravuga ngo iyi nzu izitwa iyo gusengerwamo. Twese turi inzu z'amasengesho, zo gusengerwamo n'Imana ihoraho. Tugasenga Imana, ariko tuyisenga ibyagiye muri twe. Ituro rya kabiri. Ituro rya gatatu Imana ishaka ku bantu ni taranto. Taranto Imana yampaye, tala, impano zanjye. Niryo turo rya gatatu Imana igikenera ku kiremwa muntu. Nimba yaraguhaye impano y'ubuntu, ikaguha impano yo kuririmba, ikaguha impano yo kubwiriza, ikaguha impano yo gukora ibikorwa byiza nk'ibi ngibi bikorerwa hano, ibyo ni ituro riri ku mwanya wa gatatu Imana igushakaho. Ituro rya kane Imana ishaka kuba yizera, ni igihe cyabo kuyiha umwanya, amasaha yahariwe Uwiteka. Ibira bikunda kurenza ariya maturo yandi yose dukunda gushira imbere. Umwanya muto gusa wanjye nawe, muribuka abwira abigishwa ngo munaniwe kubana nanjye maso isaha, munaniwe kumpa isaha imwe byibura. Mbwirira ukwegereye ngo ntukaburire Uwiteka, ntukamuburira isaha, ntukamuburira umwanya. Uzabura ibindi. Hari benshi baza bitonganya ngo Mana ngo nabuze n'amaturo ngo utangira. Yiha umwanya mwicarane nayo, muganire, uzanahakura n'amaturo yandi y'ibifatika uzatanga. Kuko Imana ndikeneye ibyawe nkuko ikeneye wowe. Aho kubura wowe, yabura ibyo ushaka kuyiha wowe. Ituro rya kane, kutaburira Imana umwanya. Irya gatanu Imana ishaka, iyo nahaye umutima, nkayiha umubiri, nkayiha impano zanjye, kanayibonera umwanya, uyu muntu ntiyayima amaturo y'amafaranga n'ibyo atunze byose. Ntibishoboka. None se nayima amafaranga gute kandi nanjye ubwanjye narayihaye? Aba bantu muzajya mubona bananiwe gutanga amaturo, automatique ni ikimenyetso cy'uko nawe ubwe ntarihana. Byaranze ko yinjira nawe aracari hanze, ariko namara kugerayo neza, amafaranga azajya kuryohera kuyamuha. Nimba ari ibintu biza binshimisha mu isi y'ababaho, niyo mfite amafaranga yo gutangira Imana, kuruta ko nanayahabwa. Iyo mbonye ayo ntanga rwose, ndavuga tushimwe Mana we, nkuramishe n'ibi nabyo. Nta muntu wihaye Yesu umutima ngo amuhe umubiri, ngo amuhe ngananiwe gutanga ibyo atunze ku mwami. Umuntu uzabona byaramunaniye, uzamenye ko nawe ubwa ataragera, nawe ntarirekura. Ariko uwirekuye, muzamuririmba gutera ndirimbo yo mu gitabo, se wasinziriye wa? Uracabona? Nimba ubona numve piano, ni wowe se ni ngaho.
aha ibyo ntunze ntayoga n'iby'uwo mucungo ibyo ntunze ibyo nanshuganye n'iby'uwo mucunguzi. Tumukomera amashyi nimba ariko bimeze. Ayaya, haleluya. Rwose ibyo nakunze kariya kandi Dawudi yavuze ngo mutima wanje himbaza Uwiteka namwe ibindimo byose. Umugabo wakoreye semina ingingo ze akazigisha wenyine akavuga ngo namwe ibindimo byose, wa maguru we haguruka umfashe kuramya, wa maboko we haguruka umfashe kumukomera amashyi. Abayafite nibayakome nyumve. Ayayayayayaya, ibyo bintu biraryoshe mu maso y'Imana birenze. N'ijuru babyumva amashyi ari kuvuga ku rwego rugiye kumera nka kujya inkuba zikubita. Amashyi y'umuntu uhimbaza Imana aba afite volume nini ku rwego uwayatwumvisha abantu batangara uko Imana ibyumva iyo umuntu abikoze bivuye ku mutima we. Namwe ibindimo byose ngo mumfashe gushima izina rye ryera. Ni ukuvuga ngo yari yaratoje umutwe, amaboko, amaguru, umugongo wende byose ngo bifashe guhimbaza Imana. Igitangaje kindi mu mubiri Imana twese, ababishoboye bakora imihogo bumve ko bafitemo imitsi. Irahari imitsi irimo. Hari ufite umuhogo utagira imitsi? Iyi mitsi Imana yaremye ikiremwa muntu iragiporogaramu hano mu mihogo kubera ko ariho ijwi rinyura, ihashyira iyi mitsi ingana na mirya ya kitari. Abahanga mu by'uburirimbyi baravuga ko hano haba imitsi ingana n'imirya ya kitari, kandi igabuye amajwi bingana na kuriya kitari igira imirya ingahe? Ariyo mufite 6? Ariko yose ko ari 6 ntawe uvuga kimwe n'uwundi, siko bimeze? Ni ko Imana yabiporogaramu. Iravuga ngo uriya muntu ngiye kumuha amajwi azajya anyura mu mihogo ye azamuwe n'imitsi hari. Imirya ya kitari ishira hano, nazajya ashaka ijwi rinini baze. Iyo si baze ntije, ushaka guhindura nkageza amajwi 6 cyangwa se 5 nyahinduriye hehe? Iyo ngize baze mba nkoze ku murya wa baze. Iyo ngize soprano mba ngaruye kuri soprano. Iyo nzanye alto mba nshize ku wa gatatu. Iyo nzanye tenor mba nshize ku murya muto. Iyo yose nicyo gituma hano baririmba bamwe bagakoresha umutsi muto bakazamura tenor, abandi bakazamura uwo hagati ukazana soprano, abandi bakazamura umunini bagasohora bass. Iyo yose iri hehe? Iraha aha mu mihogo, kugira ngo imibiri yacu ihinduke igikoresho kigiye kuramya Imana. Imana ikabyi. Abamarayika ntibacuranga piano, amababa yabo yonyine gusa iyo bagurutse havugamo piano zose, gitari zose n'ingoma zose, byose biporogramye mu mababa yabo. Noneho ngirangize natwe amajwi yose iya porogaramu muri iyi mirya iraha. Dore ikibabaje, hariho abantu iyi mirya yaregurutse imaze imyaka 27 yararegurutse kubera kudakoreshwa. Yaba baze yarakwamye, yaba alto yarapfuye, yaba tenare yagize ikibazo. Nicyo gituma uzumva umuntu yaje kuririmba gusohora ijwi rwose ukagira ngo none ni nk'agahebebye, ukumva ni ikijwi kimeze. Abandi asohora ijwi
mwese mugata equilibre akicana yanyu. Mbese ukagira ngo niki kimasa cabiye kitaramenya kwivuga, ukavuga tubuse turabifatira hehe. Uhita ubimenya ko aba bantu nta mwitozo bigeze bakora, ntabwo babyimenyereje. Buri ijwi nta utarigira mu baremwe. Niba mushaka kumenya ko mwese amajwi mwayavukanye, genda ufate umwana wawe w'imyaka 4, 5, 7, utangire umugurire piano cyangwa gitari, utangire umutoze, ureba amajwi azakurana. Genda ubipime. Nge narabipimye abana banjye, nabaririmbye amajwi yose abaho ababamo. Ashaka kuririmbira amajwi yose ushaka. Kubera iki? Gatangira kwiga kuvuga kagahita gatangira n'indirimbo. Iwacu niko bimeze. Mu buryo umwana wacu azageza imyaka 7 ari umuririmbyi waririmba indirimbo zaba bahanzi bose, ashaka kumwigana neza. Kimyaka 6 twaje mu Rwanda, igihe kimwe tuvuye i Bujumbura twaje mu kiruhuko uri bonane. Kimyaka 6 tukansaba gasaba muri Foursquare ngo kararirimba. Ntaza makuru, ntaho ndamwumva aririmba ukuye kuko twabanaga mu nzu. Yagiye mwivuga butumwa. Nyaruka turukene nimba bamaze kubwiriza tuje kugufata kuko naje baraza baramfata turataha. Tugeze mu rugo bariho bambwira ayo makuru ngo barangize turabana. Amaze gutwara inda arambwira ngo ntuzava muri inzu utabonye umwana nabyaye. Tushobora nagira ngo nabasezera nawe agasezera umugabo. Nagenda nanjye ndagenda. Umugabo ati jewe sigarangira iki? Ati tugende twese. Utakazi se ngo bananirane ndaruha ndishara. Dushira mu icumba c'amasengesho hakizwamo abantu 30 bararuha babijana baruha bararenga. Imodoka zigaparika agahanda kose. Hari ahantu muri quartier y'aba VIP. Yukoga ntatorero yatangira abantu barenga 100 bakijwe. Tukazajya gusengeraho ushaka. Najya kubwiriza ahantu tukagenda n'imodoka nka 30. Nagereho nkabagaba ati mbagabiye urusengero bagumaha. Bamwe bakaguma nk'ibyumweru 2 nkabona baragarutse. Ibintu bene ibyo niho byageze abantu baramye ati ibintu bishoka watangiye su rusengero. Tuza gutangira ariko ikintu cangoye mu buzima na materaniro yo muri yonso. Imiririmbire yaho kuva mbayeho naravuze atari kumwe kuva muvutse ijwi risohoka ari ukurira rigasohoka ari kuboroga ari guhamagara ntimwigeze muririmba na rimwe. Madame araza kwerera asigaye ansangayo ngiye kumara y'umwaka ansangayo ngo ansangeyo umunsi wa mbere dukora iteraniro tazi kwihangana. Bararirimbye ngo yumva ayo majwi araturika araseka ariruka ajya mu cumba ayo materaniro ntiye yabayemo. Ngo rangiza arambwira ngo nimba ari kuriya bimeze nzajya nza hageze gusenga n'ijambo ariko kuririmba nose kangapfa. Abantu bashaka kuririmba ijwi rikajya muri noro undi rikajya muri side hanyuma uzabafatire he. Barafite amajwi ibintu bitanye. Niyo navuze tuziko kutabikora byatumye abantu amajwi agenda ariko bose barayaremanywe. Ariko Imana ishimwe kwitagira ibi bya hano ibanza kureba ibyo mu mutima uko bihagaze. Shuti zanjye kuramya Imana dukoresha ingingo zacu zose. Imibiri yacu tuyiha Uwiteka. Abaroma 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo nuko ndabinginga bene data kubw'imbabazi zi ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana niko kuyikorera kwanyu kwagira gute kwagira umumaro. Imibiri yacu muyitange ihinduka inzu yo gusengerwamo. Niko kuramya kwa mbere Imana yacu yishimira. Njya gusoza mwandika ututuntu tune ndusorezeho ubundi kuramya. Impamvu zidutera kuramya Imana, impamvu enye zidutera kuramya Imana. Iya mbere dutera kuramya Imana, turamya Imana tituyiramya ngo nuko hari ibyo yadukoreye icyo mugikuremo. Titunagomba kuyiramya dufite ikintu na kimwe dushingiyeho. Impamvu ya mbere ituma bera baramya Imana bayiramya bashingiye ku bumana bwayo gusa. Yaturemye ngo tuyiramye.
turi ibiremwa yiremeye ngo biyeshe icubahiro. Noneho nitureba ko ari impamvu tuyiramya kubera ko ariyo Mana yonyine itagira vise, ntigira umujyenama, ntigire nyirarume, ntigire se wabo. Nta kindi kiremwa mu isi kimeze gutyo kibaho, ntacu. Abakomeye bose ibaha ubwenge igasiga ubw'abakonseye, ariko yo igira bwose ikanigira inama yonyine. Yobu yaravuze ngo ni Imana idakomwa mu nkokora, ikora icyo ishaka mu ngabo zo mu ijuru n'izo mu isi. Tuyishimira ubumana bwayo gusa ko ariyo Mana yonyine. Gute? Yiremye itagira se, itarabyawe, itagira n'agasozi yiremeyeho, ariko ikaba yariremye yihagazeho. Niyo Mana yihagararaho ikirema bikemera. Ubwo bumana bwayo impamvu ibikora yabikoze kugira ngo itazirahira agasozi yiremeyeho, izirahire yonyine ubwayo, irahire gukomera kwayo ko ari Imana itaremwa, itanagira aho yaremewe. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera